Bene data bakundwa nongeye kubasuhuza mu izina risumba amazina yose ariryo zina rya Yesu. Nejejwe n'uyu mwanya twongeye kubona kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana nk'uko mubimenyereye muri kumwe na Pasiteri Juvenal. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira mu bintu bimwe bigenda bigaragaza Imana, mu cyongereza babyita attribute. Imana rero ishimwe kuko igira neza, kandi iyo tuvuze ibigaragaza Imana ni bimwe twavuga bigiye gusa n'amazina ariko si amazina, gusa ni ibintu bigaragaza imico y'Imana, imiterere y'Imana, kamere y'Imana, kandi ni ibintu byiza bishobora kudufasha cyane cyane muri wa mwanya wo gusenga. Iyo umuntu afashe akanya ko gusenga ukarushaho gutekereza Imana, ukarushaho gutekereza ubwiza bwayo, ukarushaho gutekereza kugira neza kwayo, ibyo bituma umwanya umuntu yatindana n'Imana. Muri uwo mwanya wo gusenga umuntu aba yafashe icya mbere. Imana yacu yabanjirije byose. Itangiriro ni ukuvuga ngo ntigira itangiriro, ntigira n'iherezo. Abakolosaye igice cya mbere umurongo wa 17 haravuga ngo yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nayo. Zaburi 147 umurongo wa 5 hagihera haravuga ngo imyumvire yayo ntigira akagero. Iyo rero ni Imana yabanjirije byose, ni Imana itagira itangiriro, ni Imana itagira iherezo. Ibyo umuntu yabivugaho amagambo menshi. Ikindi cya kabiri kigaragaza imiterere y'Imana nuko Imana yacu idahinduka. Haleluya. Abantu dushobora guhinduka ariko Imana ntabwo igihinduka. Rero aya magambo agufashe nanjye mfashe, kuko dukorera Imana idahinduka. Imana ntabwo ihinduka. Muri Maraki ibice 3 umurongo wa 6 haravuga ngo Uwiteka ntabwo mpinduka. Haravuga ngo hati njyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Imana ishimwe kuko idahinduka, nicyo gituma dukomeza tukabaho. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu kigaragaza Imana, Imana irihagije. Yesu mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 5 umurongo wa 26 yadusobanuriye neza ko Imana ifite ubugingo muri yo, ngo ni nako yabuhaye umwana ngo abugire nawe. Imana rero, Imana yacu irihagije, ntabwo ikeneye umusada. Imana ishimwe cyane. Icya kane, Imana ishobora byose. Ni ukuvuga ngo mu bintu byose dukeneye, mu bintu byose tuyisaba, mu bintu byose tuyishakaho, mu bintu byose tuyifuzaho, Imana ishobora byose. Ni ukuvuga ngo ibyo ishaka byose arabikora. Zaburi 33 umurongo wa 6 itwereka neza ko kubw'ijambo ryayo ari ryo ryaremye ijuru. Ikongera ikavuga ngo umwuka wo mu kanwa ke niwe waremye ingabo zo muri ryo zose. Imana idufashe tugire neza. Yeremiya 32 umurongo wa 17 akavuga ngo nta kintu na kimwe kinanira Imana. Haleluya. Icya gatanu kigaragaza Imana, Imana izi byose. Yesaya 46 umurongo w'9 kugeza ku 10 hatubwira ko nta yindi Mana iriho imeze nkayo. Ihera mu itangiriro ikavuga iherezo, ihera mu bya kera ikavuga ibizakorwa, ikavuga iti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka nzabikora. Iyo niyo Mana ndi kuvuga. Ibyo ni ibiyigaragaza, ni ibimenyetso bigaragaza Imana yacu. Ni ukundi kuntu twayita, ni ukundi kuntu twayisobanura, ni ukundi kuntu mu Kirundi twayitazira, ni ukundi kuntu twayivuga. Icya gatandatu, Imana yacu ibera hose icyarimwe. Ni ukuvuga ngo ntigira umupaka, ntigira igihugu, ntigira umunsi, ntigira ijoro, ibera hose icyarimwe. Amagambo twagenda tugasoma adufasha kubyumva: Zaburi 139 umurongo wa 7 kugeza ku 10, Yeremiya 23 umurongo wa 23 kugeza kuri 24. Imana cya karindwi, Imana yacu ni inyabwenge kandi ntigihinduka. Imana yacu ntigihinduka, ifite ubwenge bwinshi, ifite ubushobozi, ntabwo igihinduka. Abaroma 11 umurongo wa 33. Icya munane, Imana yacu niyo kwizerwa. Gutegeka kwa 2 ibice 7 umurongo w'9 ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoresha isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Imana ishimwe cyane. Timoteyo wa 2 ibice 13 iravuga ngo
iyo mana ihora ariyo kwizerwa. Muri Bibiliya yacu ndumva bengeraho ngo no kubikora izabikora. Haleluya, haleluya, haleluya. Icya cyenda, Imana ni nziza kandi Imana igira neza. Zaburi 34 umurongo w'8 haravuga ngo nimusogongere mwumve ko Imana igira neza, hahirwa abamuhungiraho. Imana rero dufashe tugirire neza, aya magambo agufashe, aya magambo akubake, aya magambo agukomeze, aya magambo wumve ko ari amagambo y'ihumure kandi wakomeza ugasubiramo ukayakoresha ukayabyaza umusaruro. Imana tugirire neza cyane. Tugeze ku cya 10. Imana yacu irakiranuka, ni nyakuri. Nanone amagambo abigaragaza tuyasoma mu Gutegeka kwa 2 ibice 32 umurongo wa 4. Cya 11, Imana ni nyembabazi, itugirira imbabazi igihe cyose. Abaroma ibice 9 umurongo wa 15 kugeza kuri 16. Cya 12, Imana ni umunyebambe, Zaburi 145 umurongo w'8. Hanyuma no mu Kuva 33 umurongo wa 19. Icya 13, Imana ni urukundo, Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 4 kugeza ku 8. Aho ngaho muzagenda muhasoma kuko ndagira ngo nawe igihe ujye wumviza umurongo ujye uhagarika upozinge video ugende usoma umurongo, numara kuwubona ukomeze nubishobora ujye ufata n'utunote wandike ahantu iyi mirongo yagufasha, imirongo yakugirira umumaro igihe cyane cyane waba ufashe umwanya wo gusenga no kongera kwibuka ibintu bigaragaza Imana. Imana itugirire neza cyane. Cya 14, Imana ni yera kandi irakiranuka. Ibyahishuwe Yohana ibice 4 umurongo w'8. Hanyuma Matayo 5 umurongo wa 48 haravuga ngo nuko namwe mukiranuke nkuko so wo mu ijuru akiranuka. Imana tugirire neza. Hanyuma cya 15, Imana irarabagirana kandi ni nyacyubahiro. Wagenda ugasoma muri Habakuki ibice 3 umurongo wa 4, ugasoma no muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 7. Haravuga ngo twaremewe kuyihesha icyubahiro. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha kuri aya magambo. Wongere uyasome, wongere uyasubiremo, wongere uyakunde kandi uyakundishe n'abandi. Imana iguhereza umugisha. Nabonye neza abantu bamwe bakurikira kuri video cyangwa kuri YouTube batari bakora subscribe, ariko ndongera mbibutse, nufungura video ukumvira gufashije amagambo ukabona hari icyo yakumarira, ujye ukora subscribe kugira ngo igihe cyose haje video bijye bigaragara, telefone yawe izajye kwibutsa ko video yaje kuri channel ya YouTube. Ukore subscribe, ukore like, hanyuma ukore na share kugira ngo usangire n'abandi. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana iri mu ijuru, mu izina rya Yesu ndagushimiye ku bw'aka kanya duhaye umwanya mwiza, umwanya w'igiciro wo kongera kwibuka, kuko hari ibintu wihariye bikugaragaza kuri Imana, hari ibintu bigaragaza ubutware bwawe, hari ibintu bigaragaza ubumana bwawe. Yanezerewe kuko dushoboye kubiganira. Mwana w'intama w'Imana, naho tutagiye muri detaye, ariko uri Imana ikiranuka, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'inyembabazi, uri Imana yihagije, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiza, uri Imana ivuga, uri Imana itegeka, uri Imana idahinduka, uri Imana itagira ijoro ntigira umugoroba, uri Imana yera, uri Imana yumva, uri Imana isubiza gusenga. Ndagushimiye rero ku bw'aka kanya tugize, uhumugisha ijambo ryawe, uhumugisha abaryumvise, kandi umwuka w'Imana akomeze kuribyaza umusaruro muri twe. Cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.